episode yacu ya karindwi tuyitangiriye hano mu Gisagara. Nahangaha twari twagarukiye uyu musore akanuye amaso, aya maso agahinduka gutya, nako uyu muzimu. Twe turi kwibaza ngo ese niki kigiye gukurikira ahangaha. Uyu musore yararangije areba hirya no hino nk'ibisanzwe, kuko yarasanzwe ari kubikora. Areba hirya no hino. Ntabwo tuzibona iki kigiye gukurikiraho, gusa nidukurikira filime twitonze turaza kuba twasobanukirwa. Barakwereka ibyo byarabaye. Reka tugaruke hano kwa Arafa. Mama wa Arafa ari kuganiriza Arafa, ari kumubwira ati umwana wanjye Arafa, usigare hano ugume hano, tugiye kuba twagenda mu Gisagara, hari utuntu tugiye kureba, ntuve hano, ndakuzanira ikintu cyose ushaka. Ati kuko urabona abajura babaye abajura. Ati ubwo rero ugume hano mwana wanjye, nk'ibyo iwanyu bajyaga bababwira kera. Uyu mwana nawe niko ari gutega amatwi. Umwari kumubwira ati ugume hano, ntuve hano hatagira n'abantu batwinjirana bakaza kuba batwiba. Maze uyu mugabo aramubwira ati ibyo mama wawe ari kukubwira ni ukuri. Ati nizere yuko umaze gukura, umaze kugira ubwenge mwana wanjye. Ati ubwo rero tugiye kuba twaba turi gutembera, hari akantu tugiye kureba njye na mama wawe. Ati ubwo rero ntuze kuva ahangaha, ndakuzanira akantu ushaka. Ati nkuzanira gake, mbwira akantu ushaka ko nkuzanira mbe nakakuzanira. Maze uyu mwana aramubwira ati unzanira akabombo ndetse n'akashokora n'aka biswi. Maze uyu mugabo aravuga ati nta kibazo, usigare ahangaha, ako kabombo uri kuvuga n'aka biswi ndabikuzanira, sibyo mwana wanjye. Ubwo umwana yaramubwira ati unzanira ipipi. Maze baramubwira ati ngaho rero ubu usigaye ahangaha, tugiye kuba twagenda. Umwana arababwira ati nta kibazo rwose. Ubwo barangije batangira kwerekera, baramubwira ati usigare ahangaha, ntuhave bataza kutwiba. Gusa bataragenda hari uwaje hano ngaha, aza kubabwira ati mwiriwe neza, uyu ni umugore wa mugabo wagiye kubarogesha. Ukurikira filime witonze. Arangije arababwira ati nari nyuze ahangaha, nari nciye hano ndavuga ni reka nze mbasuhuze ndebe ukuntu mwaramutse. Kumbi uyu mugore buriya ari kubaneka. Maze uyu mugabo aravuga ati twaramutse neza, niba ari cyo gusa cyari kikuzanye. Ati urabona yuko nta n'ikibazo dufite rwose, tumeze neza nta kibazo. Arangije aravuga ati ngaho genda, urabona yuko hano tuhasize umwana gusa, twari ahantu tubashe kuba twaja. Ati ubwo rero ugaruke aka kanya ntabwo turiyo, niba uje no kutuganirira. Maze uyu mugore aravuga ati nta kibazo, reka ngende ubwo ndagaruka. Uyu mugore ahita agenda, gusa ari kuneka. Akimara kugenda abangaba nabo bahita bagenda, umugore ndetse n'umugabo. Gusa uko bagiye basize umwana mu rugo wenyine, kandi tuzi neza yuko hari abazimu bari kuza kuhatera. Reka tugaruke hano ku mupfumu. Barakwereka uyu mupfumu, wa mugabo yari yatangiye kuja gupfumura, kuja gushaka uburyo yarogesha uriya mugenzi we nako mwene nyina. Maze uyu mugabo, uyu mupfumu aramubwira ati none uwo muntu ugiye kurogesha mupfana iki? Maze uyu mugabo aramubwira ati umuntu ugiye kurogesha ni mukuru wanjye. Ati muganga nshaka kugira ube wabimfashamo, narangiza aze gupfa sigarana imitungo ye. Ubwo muganga umupfumu akabitekerezaho akabyumva. Uyu mugabo akamubwira ati rwose nshaka kugira ngo be nasigarana imitungo ye, nshaka kugira ngo ube wama imiti, ku buryo uriya mugabo nzamurogesha imiti igahita imufata. Maze uyu muganga aramubwira ati imiti niyo ushaka. Ako uyu ni umupfumu. Uyu mupfumu aramubwira ati niba ariyo ushaka ndaje nyiguhe, atariko nuyikoresha nabi uzaba ufite ibibazo, niwe bizagarukira. Maze uyu mugabo aravuga ati rwose ntabwo nayikoresha nabi. Ati nanjye buri ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo mbagamo. Ati buriya ntabwo nayikoresha nabi. Ukurikire filime wawe witonze akantu ku kandi. Uyu mugabo aravuga ati ndakurikiza amategeko yose uragenda umpa. Ati rwose ntabwo ibintu naza kubikora nk'uko utabimbwiye. Ati hapana, ntabwo naza kubikora nk'uko utabimbwiye. Barakwereka muganga
nuko nguko yatangiye kumuha udupfunyika, nuko nguko umuganga yatangiye kumuha ukuburozi ari buze gukoresha. Ukurikire kugira ngo ubone yuko ibintu noneho byahinduye isura, nuko byatangiye kuzamo abapfumu ndetse n'abandi bantu basha bari kugenda biyongeramo. Gusa uzakurikirane iyi filime witonze urebe amaherezo y'ibi bintu. Ngo barakwereka muganga nuko nguko yafashe udupfunyika, nako uyu mupfumu atangira kumuhereza aramubwira ati akira uzagende wigwaneho, nibyanga ibyo ni akazi kawe, ibyo birakureba kabisa. Muganga nuko yakamuhereje uyu mugabo. Muganga arangije aramubwira ati fata hano nkwereke maze manze nabyeze ibyo bintu nguhaye. Barakwereka ibikoresho umupfumu yabaga ahagaze ni ibi ngibi. Umupfumu nuko yatangiye kuza no gufata akamushiraho amazi y'umugisha wabo. Uyu mugabo rwose ntabwo ubukene yari afite bwari bumworoheye, yatangiye kuja mu bapfumu. Uyu mugabo, uyu murozi nako uyu mupfumu aramubwira ati genda ubikoresha ubwo buryo nkubwiye, ibintu byose uri gutekereza biraza kuzagenda neza, biraza kuzacamo. Ati kandi nizeye neza yuko bizakunda, nibikunda njye ntabwo nguciye amafaranga, ati ahubwo uzaza kunyishura nyuma. Ati ngaho genda. Barakwereka uyu mugabo yaravuze ati urakoze muganga, ati ndagushimiye cyane, ati reka ngende ngerageze amahirwe yose ndebe yuko byakunda maze nkabona akegukana izo mitungo ye ndi kukubwira. Uyu mugabo aravuga ati reka ngende, gusa nawe urabona yuko ibintu byose byahinduye isura, byatangiye gukara, ibintu byatangiye kuzamo n'abapfumu. Uyu mugabo nuko nguko yavuye kureba mu mupfumu arangije aragenda. Ese ibi bintu bizaherera he? Kanda subscribe, share na comment, ndetse niba wakunze iyi filime yacu ukande na like unayisharinga kugira ngo igere ku bantu benshi. Uyu mugabo nuko yavuye mu bapfumu aragenda. Ukurikire ibyo byarabaye. Reka batugarure hano. Ahangaha wa muzimu, wa mudayimoni barakwereka yari ari gufata itegeko. Urabona niba uri kwitegereza neza hariya muri kiriya giti, urabona yuko hari ikindi kintu kirimo gitandukanye n'uyu mudayimoni. Umudayimoni bari kumubwira ati wowe itegeko nguhaye, kora ibishoboka byose n'ibyo utari wakora kugira ngo ugende ubashe kuba wafatira Isafuriya, kugira ngo ugende ubashe kuba wahangara muri rwa rugo winjiremo. Ubwo uyu mudayimoni urabona yuko ibintu noneho byahindutse. Umukuriye ari kumwongera mu mujinya ukomeye cyane, ndetse urabona yuko ari kumwongera n'izindi mbaraga mu biganza bye. Ukurikire filime witonze. Uyu muzimu w'umugabo niko bari kumubwira ati umujinya wawe nshaka kugira ngo wikube kabiri ko wari ufite, kugira ngo ubashe kuba wagenda ufatura Isafuriya iri kuba yabasha gutabara bari abantu. Isafuriya twihindutse mbese muri make. Uyu nguyu ariko ari kubyikiriza, ari kuzunga umutwe ari kuvuga ati yego koko niko bimeze. Umuzimu aravuga ati niko mbitegetse aka kanya nonaha, tangira ukora igikorwa cyakuzanye, nibiba ngombwa ubigire nk'intambara. Nyagasani bya bintu ntabwo byoroshe. Ubwo ukuriye uyu muzimu, uyu mudayimoni aramubwira ati nguhaye imbaraga zirenze wari ufite, ngaho genda uzikoreshe, igihe ni iki ngiki kugira ngo tube twasoza misiyo yatuzanye hano. Uyu nguyu arangije aravuga ati niko bimeze, ati yego kurikire. Nuko nguko isi igenda igwishishano gake gake, twe tutabizi. Ibyo ngibyo byarabaye. Ukurikira akantu ku kandi. Urakwereka ahangaha hari uwaje hano ku rugo rwa Mujomba aza gukomanga. Kurikire aza gukomangira Mujomba, ari kuvuga ati ye Mujomba, ari kuvuga ati aba hano muri hehe. Gusa barakwereka Mujomba ahantu ari ngaha niho yicariye kuva cya gihe
yibereye ikiragi biri aho ngaho, akumva bari kumuhamagara ariko ntabwo yakitaba, ntabwo yabishobora. Maze uyu musore aravuga ati uri hehe wa mugabo we? Ukurikire uyu mugabo arigera amubwira ati fungura uze kuba wanyishura ideni ryanjye undimo. Uyu mugabo abonye adafunguye aza kureba hirya no hino ngo arebe niba wenda uyu mugabo yaba ari kumwihisha. Ukurikire gusa uriya mugabo ahantu yiyicariye ni ahantu hatuje hatekanye ndetse nta nubwo yashobora kwitaba. Urakwereka uyu nguyu uko yakageze mu gikari yaje gusanga mujyomba yicaye hano. Arangije aravuga ati bimeze bite? Ati nyuma yo kundira amafaranga ntuze kuba waza mu kazi, uri kumva bigushimishije? Ati mbabarira umbwize ukuri, umuntu nkawe ni gute uba uri guhemuka? Uyu mugabo arangije aramubwira ati ndarwaye, ariko ubivuga mu bimenyetso. Uyu nguyu ntabyumve, uyu nguyu yigira ikiragi. Maze uyu nguyu atangira gutekereza, atangira kuvuga ati uri kwigira ikiragi kugira ngo utanyishura amafaranga yanjye? Gusa byose tuzi yuko ari uriya mudayimoni wabikoze. Ukurikire ubwo uyu mugabo akomeza kubwira mujyomba ati ukwiye kuza kunyishura ibyo bintu by'ubugoryi ukabireka. Ati koko amafaranga yanjye uyariye uri guseka? Ati ubwo rero ugomba kuza ukankorera imirimo twavuganye. Maze uyu mugabo aramubwira ati ariko njyewe ntabwo mvuga, nararwaye. Gusa kubera yuko ari kubikora mu bimenyetso uyu nguyu ntabwo ari kubyumva. Maze uyu nguyu aravuga ati ntabwo ndi kwiyumvisha uburyo uri kwigiramo ikiragi. Ati uri umuntu muzima ureka kwigira igicucu mani. Ukurikire ubwo uyu mugabo gusa kumva harumva ariko nta icyo adashoboye ni ukuvuga. Maze uyu nguyu aramubwira ati ni gute muba mushaka guhemukira abantu mwihoreye? Uyu muntu ibe yarazi n'ikibazo afite, wenda nibura yagira imbabazi. Ubwo mujyomba akomeza kumusobanurira, akamubwira ati ubwo nari ndiriya naje kugira ikibazo cyo kurwara, ntabwo mvuga. Gusa uwo ari kubwira ntabwo ari kubyumva. Maze uyu nguyu yaravuga ati ibyo uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva wakihindewe. Ati icyo ngusabye ni ukuza gukorera amafaranga yanjye naguhaye. Uyu nguyu yabonye ibyo kuvuga biri kumurambira atangira kwandika hasi. Ukurikire arangije atangira kwandika, yandika mu rurimi rw'igiswahili ari kuvuga ngo mimi na bubu. Ubwo muri make nabaye ikiragi. Ati ntabwo mvuga rwose. Ukurikire akimara kwandika hano arangije aramwereka, aramubwira ati ngaho nawe wirebere. Uyu nguyu yarebye abona yari ari kumurenganya, akorwa n'isoni. Arangije yifata ku munwa aravuga ati uvugishije ukuri, ibi ni ibiki byaje kukubaho? Uyu mugabo arangije aramureba aramwihorera, aravuga ati ni ibi ngibi rwose byambayeho. Ati naho ubundi guhemuka ntabwo ari njye uba warabyiteye. Ubwo uyu nguyu yabuze icyo akora, aravuga ati umbabarire. Ati byakugendekeye bite? Iki ni ikibazo yakomeje kwibaza. Arangije aravuga ati nyagasani Imana ikurinde. Ati reka nigendere. Arangije nuko nguko yahise yigendera. Yabonye yuko uyu mugabo nawe kumwambura atari we, ahubwo ari ikibazo yahuye nacyo. Ibyo ngibyo byarabaye. Reka batugarure hano, barakwereka ubwo wa mudayimoni yabaga avuye gufata amategeko, yaravuye guhabwa amategeko masha noneho yo gukora ku mugaragaro. Ni ahangaha yaje guhagarara. Ukurikire hano mu nzira, kurikira filime witonze. Ubwo barakwereka uko yaje guhagarara hano mu nzira. Hari umugore waje kuyicamo ndetse umugore w'uriya mugabo mujyomba. Uko uyu nguyu yaje kwitambika mu nzira, uriya mugore nawe nuko nguko yaje kuba ari kunyura mu iyi nzira uyu nguyu ahagazemo.
nakubwiye ngo ukurikire filime witonze akantu ku kandi, gake gake uraza kuba wasobanukirwa. Noneho uyu nguyu gusa uko uriya mugore ari kumubona ari kuza agiramo n'akantu k'ubwoba, gusa uyu nguyu we noneho ntabwo ari gukora yihishe, ahubwo ari gukora yigaragaza, noneho ari gukora ku mugaragaro. ni uku nguku abadayimoni basigaye barinjiye mu isi. barakwereka umugore yaje gake gake, ariko ubu bari kureba uyu muntu ese ni igiki, ninde? aza kuvuga ati yewe muntu urinde, aravuga ati yewe, ati ko ndi kubona utenyeganyega, urinde, abantu banarahangara. uyu mugore aravuga ati njye nari nyuze hano nigiriye kwa muganga. Barikwereka uyu mugabo ni uku nguku yatangiye guhindura amaso ye ni uku nguku yatangiye guhinduka. Nyagasani, ukurikire filime witonze akantu ku kandi, uraza kuba wasobanukirwa. uyu mugore aramubwira ati njyewe ninyuriye hano ngiye kwa muganga, ati umugabo wanjye ararwaye. ati si none wowe urinde ko ntari kukumenya, ko ndi kubona utari no kunyeganyega. gusa umugore akomeza kubona umugabo ntabwo ari kumusubiza, ahubwo we ikintu kiriho mu maso ye hari isura irimo, hari ukuntu amaso yahindutse. umugore akomeza kuvuga ati mbwiza ukuri kutari kunsubiza. umugore abonye uyu muntu atari kumusubiza akikira ku ruhande, agenda anyura ku ruhande. uyu mugore yitegereje uyu muntu abona ntabwo asanzwe. uyu mugore ubwoba bwagiye buri kumwica, ndetse agenda yirukanka kubera yuko yari kubona ibi bintu bidasanzwe. noneho mbese muri make uyu mudayimoni asigara ahangaha. urabona yuko noneho yazanye ubukana, yaje bundi busha. ukurikire filime witonze. uyu muzimu ibyo ntabwo byoroshe. ukurikire filime witonze umenye ngo ese ni iki kigiye gukurikiraho. uyu muzimu yahise ahindukira asa nk'uri kujya hahandi uriya mugore yari avuye. ibyo byarabaye. reka tugaruke hano kwa Rafati. barakwereka umuzimu yari yarangije kugerayo kare, arangije aza kwitegereza ahangaha iyi safuriya ituruka. gusa iriya safuriya bitewe n'uko bari kugihiga cyane yinjiye muri uriya mwana, maze uyu mugabo ageze hano atangira kumedita, atangira gutekereza neza uburyo iyi safuriya izamo. maze uyu mugabo aravuga ati igihe cyanjye ni iki ngiki, ngome nabyutse uburakari ndetse n'imbaraga n'ubugome, nindangiza wa safuriya we uri kuntesha umutwe, maze nkwereke mu gihe gitoya. ati namwe mwa bantu mwe nimunyitege. uyu muzimu arangije urabona yuko yababaye. Nyagasani wa muntu we, urabona yuko filime igiye kuryoha, kandi utarakanda subscribe biragoye yuko wazabona izindi episode, ahubwo kanda subscribe niba wanayikunze, ukande like, share ndetse na comment. barakwereka uyu mugabo, uyu mudayimoni w'umugabo yakomeje kuvuga ati wa safuriya we ndakuziye. iryo niryo jambo yavuze. arangije areba atya, areba muri kino giti cy'umwembe nimwo isafuriya ikunda kuba iri. uyu mugabo arangije arahindukira, ni uku nguku yese yinjira mu nzu, muri iriya nzu. gusa ntibwatinze barakwereka yaragarutse. ukurikire filime noneho igiye kuza yaryoha. agaruka hano ubona yuko ababaye. ukurikire ubwo uyu mugabo ni uku nguku yaje ahagarara hano, aravuga ati wa safuriya we urakeka yuko wihishe, atariko igihe ni iki ngiki ngo njye nawe duhangane. aravuga ati wa safuriya we igaragaze. kurikira uyu mugabo ari guhangana n'isafuriya. aravuga ati uko wakisha kose n'ubundi nteze kuzakubona, nteze kukubona vuba bidatinze. wa safuriya we ahubwo igaragaze hakiri kare mu maguru masha. uyu muzimu ni ibyo ari kugamba. ati wa safuriya we uri hehe? ati uri hehe?
ndetse umugabo arangije yitegereza hejuru. Ukurikire ubwo ari hano mu rugo, gusa uko uyu mugabo ari ahangaha barakwereka Arafa kubera yuko nawe yari ari mu mbaraga. Isafuriya yari yamugiyemo aboneka ahangaha, arangije aramubaza ati urinde urashaka iki ahangaha. Episode yacu ni uko nguko tuyisoje, tuzahurira muri episode ya 8. Ndabashimiye cyane mwanteze amatwi twabanye uyu munsi kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao.